urugamba mwarubonye umva urugamba ngo rurahinda umva urugamba ngo rurahinda nuko nyakubahwa Minisitiri w'Intebe babyeyi bizi ntore namwe ntore murangije itorero indangamirwa icyiciro cya 16 n'abatoza banyu muraho n'amahoro murakoze nyakubahwa Minisitiri w'Intebe kungenera uyu mwanya kugira ngo mbagezeho mu nshamake imigendekere y'iri torero. Iri torero ry'indangamirwa ryatangiye tariki ya 1 Nyakanga uyu mwaka rikaba rimaze iminsi 40 kandi yose yagenze neza cyane kuva rigitangira kugera uyu munsi rirangira nkuko mumaze kubyibonera mwese. Ku itorero ry'uyu mwaka ryarabereye muri iki kigo cya Gabiro gifite ubushobozi bwose bw'ibikenerwa byaturutse ku murongo twahawe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika kugira ngo itorero ribere ahantu hujuje ibyangombwa byose, ari nayo mpamvu byabafashije gufata amasomo nkuko mwayabonye mu gihe gito cyane. Byadufashije rero no kongera umubare w'intore bakaba barangije ari 769 mu gihe mu myaka 2 ishize dutoreza nkumba twatozaga abari hagati ya 400 na 450 bikaba bivuga yuko uyu mwaka twongeyeho 300. Umwaka utaha dufite intego yo kugera ku mubare w'intore byibura 800 kuko iki kigo cya Gabiro gifite ubushobozi bwo kubakira no kubatoza. Umubare wose wabamaze gutozwa mu itorero indangamirwa kuva ritangizwa na nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu mwaka wa 2008 bose hamwe bamaze kuba 5985. Muri iri torero intore zahawe zimaze kubibereka ibiganiro n'amasomo ku ngingo zitandukanye zireba ubuzima bw'igihugu, bahawe ubumenyi bwa gisirikare twakwita ubwibanze ariko mwabonye ko ari ubumenyi bwa gihanga, banakoze ingendo shuri wabibabwiye ahantu hatandukanye hagaragaza amateka y'u Rwanda. Tariki 28 Nyakanga intore zagize amahirwe akomeye yo gusurwa na nyakubahwa Perezida wa Repubulika akaba yarabahaye impanuro batibagirwa na rimwe. Babiganira kenshi kandi bakemeza ko zizahora zibafasha kwihesha agaciro, kwiteza imbere, kwigira no kwitangira igihugu. Kuba iri torero ryaragenze neza nyakubahwa Minisitiri w'Intebe discipline, siporo, imyitozo ya gisirikare, abatoza b'umuco nyarwanda, abaganga bitaye ku buzima, abashyushya rugamba baryoshye igitaramo cyane mugoroba, abita ku isuku ya buri kanya mu nzu zose zakoreshejwe n'izi ntore, abita ku mutekano wabo, tutibagiwe abategura amafunguro yo mu gikoni n'abandi bakoze akazi gakomeye mwituze no mu bwiyoroshye, tukaba tubibashimira byimazeyo. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe abashoje iri torero batanze ibyifuzo, ariko igishimishije cyane nuko nta cyifuzo na kimwe kiri mu murongo wo kuganya cyangwa wo kunenga. Ibyifuzo batanze byerekanye ko banyuzwe mu buryo bwose n'imigendekere y'itorero, batahanye umuhigo wo kuzakora ubukangurambaga muri bagenzi babo kugira ngo umwaka utaha hazaboneke benshi kurushaho bitabira itorero ry'indangamirwa. Bishimiye cyane kuba baraganiriye na nyakubahwa Perezida wa Repubulika nkuko nabivuze mu kanya, bishimira kuba barahawe ibiganiro n'abayobozi benshi bakuru ndetse n'urubyiruko bagenzi babo. Banejejwe cyane no kuba barizihije umunsi w'umuganura hano i Gabiro
nk'uko abandi banyarwanda babikoreye mu turere twose tw'igihugu. Bashimye ko umuganura wabahaye umwanya wo kurushaho kumenya indangagaciro z'ubumwe, ubusabane, kwishimira umurimo n'izindi. Basabye ko muri gahunda z'itorero mu rwego rwo kuritunganya kurushaho ko nk'uko byagenze ku muganura hajya hongerwamo izindi ngingo remezo zigize umuco nyarwanda zibafasha kumenya kurushaho indangagaciro na kirazira zawo, harimo no gutozwa imivugire n'imikoreshereze iboneye y'ururimi rw'ikinyarwanda nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabitanzemo icyerekezo. Bafite rero ikivugo kibaranga kigira kiti: ndi indangamirwa mu nkomezamihigo, ndi umuranga w'u Rwanda, ndi isonga yo kubaka u Rwanda rushya, mpora nibakwe mu kurushakira imbuto, nkagira ishyaka ryo kurushakira amaboko. Turabifuriza rero kuzaba imbangukirabigwi n'inyanga gusumbwa, indashyikirwa n'indatsimburwa, abadasumbwa n'abadasumbanya, inyamamare n'inyanga gusumbwa, rudahangarwa na rugwiza kurinda, rwizihira kubarusha na rwizihirwa ahakomeye. Mboneyeho nyakubahwa Minisitiri w'Intebe kubasaba mu byubahiro byanyu kuza kugeza kuri izi ntore ubutumwa mwazigeneye. Ndabashimiye, murakoze. Intore! Intore! Aho! Indangamirwa wow, what a demonstration. Muduteye ishema rwose. Ababyeyi ndagira ngo mudufashe tubaha amashyi menshi cyane ziriya ndangamirwa abana bacu. Muduteye ishema. Bayobozi mu nzego zitandukanye, babyeyi bizi ntore ndetse namwe abatoza, ntore z'indangamirwa bana bacu, nongeye kubasuhuza. Mwiriwe neza. Mu izina ry'umutoza w'ikirenga nyakubahwa Perezida wa Repubulika nyakubahwa Paul Kagame, nishimiye cyane kwifatanya namwe muri uyu umuhango wo gusoza itorero indangamirwa icyiciro cya 16. Ndagira ngo ntangire nshimira ababyeyi mwareze aba bana mukabohereza muri iri torero. Ndashimira abatoza, ikigo cya Gabiro cyabakiriye neza. Ndashimira Minubumwe irangajwe imbere na Minisitiri Bizimana n'abandi bose bagize uruhare mu gutuma iyi gahunda igenda neza. Gutegura urubyiruko rw'u Rwanda kubaka ejo hazaza kandi ejo hazaza heza ni inshingano y'ingenzi nka leta dushize imbere. Bityo ndashimira buri wese wagize uruhare mu migendekere myiza y'iri torero. Mwarakoze cyane. By'umwihariko ndashimira indangamirwa icyiciro cya 16 mwaduhurije hano uyu munsi. Kuba mwaratoranijwe kugira ngo mwitabire iri torero ubwabyo ni ikimenyetso cy'uko mwagaragaje umurava, ikinyabupfura ndetse n'ubushobozi mu byo mwakoraga bitandukanye
mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Kuba noneho mugeze ku musozo w'iyi gahunda ni indi ntambwe ikomeye yiyongera ku byo mwari musanzwe mwaragezeho. Ibi bikwiye kubatera ishema kandi natwe nk'uko nabibabwiye turabibashimira. Ntore z'indangamirwa, mu byumweru 6 bishize mwaje muturuka ahantu hatandukanye. Mwaje mufite ubuzima n'ubunararibonye bitandukanye ndetse n'ibitekerezo bitandukanye. Mugeze hano mwahawe umukoro wo gukorera hamwe no gufatanya mu nshingano n'imyitozo itandukanye. Mwatojwe kwihangana no kugira ikinyabupfura. Uyu munsi rero mushoje mwaramenyanye, mwarakoranye kandi mushobora kwishimira intambwe mwateye muri hamwe nk'ikipe imwe kuko mwanabitweretse. Mukwiye kubyishimira. Intore mu gihe muva muri iri torero mukomeza inshingano zanyu, ndagira ngo mbibutse ko ibi atari iherezo ahubwo ni intangiriro y'inshingano nshya. Nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yababwiye ubwo yabasuraga mu byumweru 3 bishize, ibyo igihugu cyanyu kibasaba bitandukanye n'iby'urubyiruko rwabohoye igihugu rwasabwaga. Bo basanze u Rwanda rwarasenywe na jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, ariko ubutwari bwabo bwagaragariye mu kongera kubaka igihugu bundi bushya, kugarura ubumwe bw'abanyarwanda no gushyiraho umusingi ukomeye w'iterambere u Rwanda rugezeho uyu munsi. Mwe mubyirutse u Rwanda rwarongeye kwiyubaka, rufite amahirwe menshi kandi rufite ejo hazaza hatanga icyizere. Inshingano yanyu rero ni ukurinda ibyagezweho no kubiteza imbere, mukageza igihugu ku ntera irenze kure kugira ngo n'abazabakomokaho muzabasigire umurage uruta uwo mwahawe. Ibi bishobora kumvikana nk'inshingano ikomeye kandi koko niko biri. Ariko nk'uko nabivuze, mufite amahirwe adasanzwe kuko mufite umusingi ukomeye muheraho. Ntibisaba gutangira mukora ibihambaye cyane cyangwa ibintu bidasanzwe, ahubwo muzabigeraho bishingiye cyane ku buryo muhitamo abo mushaka kuba bo buri munsi. Ibi birabasaba guhitamo kuba inyangamugayo mu byo mukora byose, mutitaye ko hari ubareba. Birabasaba kwiyubaha ndetse no kubaha abandi. Birabasaba gukomera ku ijambo no kugira discipline yo guhitamo igikwiye, kabone nubwo haba hari andi mahitamo yoroshe kurushaho. Ntore z'indangamirwa, muri iyi si ya none mubyirukiyemo, wenda binatandukanye niyo twebwe ababyeyi banyu twabyirukiyemo, hari amahirwe menshi urubyiruko nkamwe mufitiye ubushobozi bwo kubyaza umusaruro ufatika. Ariko kandi nagira ngo mbibutse ko hari n'ibibarangaza byinshi n'ibishuko byinshi. Kenshi muzasanga gukora igikwiye bizaba bigoye, ariko aho niho indangagaciro n'ubutore byanyu bizagaragarira. Kandi cyiza nuko mutazahera ku busa. Ibi byumweru mumaze hano mwatojwe indangagaciro z'abanyarwanda
kuko namwe mwabivuze, zirimo discipline, kwihangana, gukorera hamwe no kuba inyangamugayo. Mwiza amateka y'aho igihugu cyavuye n'icyo byasabye kugira ngo kigeraho kigeze uyu munsi. Ubu inshingano mufite ni ukwitwaza iyo mpamba mwahawe aho muzajya hose. Muramenye iyo mpamba mwahawe ntimwisige hano igabiro. Intore ntimwisige hano igabiro, sibyo? Ahubwo muyitwaze aho mugiye mu miryango yanyu, ku mashuri, mu kazi, mu baturanyi banyu, ndetse n'ahandi hose muzajya. Mu rubyiruko rufite impano zitandukanye, mufite ubushake bwo kugera kure, kandi mufite n'amahirwe menshi kurusha abababanjirije. Ibyo mukeneye byose kugira ngo mube indashyikirwa mu buzima bwanyu no mu gihugu cyanyu murabifite. Rero nubwo igihugu cyanyu natwe nk'ababyeyi banyu tubatezeho byinshi, dufite icyizere ko mushobora kubigeraho kandi muzabigeraho. Namwe rero ndifuza ko muva hano uyu munsi icyo cyizere tubafitiye mukiyumvamo kandi mukacyitwaza aho muzajya hose. Dore zindangamirwa icyiciro cya 16. I would like to end by echoing the words that His Excellency President Paul Kagame shared with you when he visited you not long ago. He said, as we remember, as you live here and return to different destinations around Rwanda and the world, carry yourselves with ambition, with discipline and integrity. Aim high, stand tall with dignity, believe in your ability to solve problems, and use what you have learned to build a stronger Rwanda and a better future wherever life takes you. Mu izina ry'umutoza w'ikirenga nyakubahwa Perezida wa Repubulika nyakubahwa Paul Kagame, nishimiye gutangaza ku mugaragara ko nshoje itorero indangamirwa icyiciro cya 16 byaberaga mu kigo cya gisirikari cya Gabiro. Murakoze, mugire amahoro kandi mugire umunsi mwiza.